abeho bibero by'izibibone komera mugongo ubereye guhe k'umubyeyi utuje nk'amarebe uw'indoro nziza yuje urugwiro umutima warawumpaye ndatuza nutagira icyumbura ntuzangayiki iyo wisunze numva nezerewe gahoreho rukundo nagabiwe na rurema iyo wisunze numva nezerewe gahoreho rukundo nagabiwe na rurema. Kanya reka rero mbacike ngende tuzasubira ubutaha. Okay. Ariko namwe muzanyuzeho munadusure. Ya nzabwira teta tuzapange tuzaze kugusura. Ya gusa nge nkunda ubugari n'inyama pe. Baye nanzaga ko mandakiri kare. Wow, ubugari. Gusa muzabwira hakiri kare mbashakire agasake kameze neza. Okay, nta kibazo. Harya witwa? Rugamba. Rugamba. Nice to meet you. Jenny Kanyana. Yari yakumbwiye. Ya nta kibazo ubwo tuzabasura umwanya nuboneka. Okay. Teta. Banguke nkubwira ahantu turi buze kujyana. Twabisikanye Nzere kari gahunda ifatika. Turi mbese. Urumva rwose nkubwiza ukuri. Nuko numvaga umuntu n'iki. Ubundi nandika kujyana rwose. Iki se? Subiza. Ubundi kwibarize tuganire. Muhungu nkuriya. Gezaho. Umuhungu n'uwihene ntuzongere. Okay, sorry. Umusore wawe rwose. Buriya umupima ibiro ukumva nta soni ufite ko nabonye akiri umwana. Kanyana cyane kanyane ubwo si ubutumwa. Kwa Datangana gito. Datu badasiga abakobwa babiri inkumi. Erega buri ibyo bikako datari umugabo. Ntukamugereranya turiya tuntu twose mwirirwa muhura. urasaka n'umusore. Dekasha. Nani se ni umunyabigwi bingana bite rwose ko numva wamukomeyeho bikuba byacitse intambara ya rose. Umunyabigwi utagira umwaka. Nako numvaga ijwi rwose rimeze ukuntu niko mukobwa ko buryo ufite ijwi rihokoza. Yumvirije. Reka ndarengana shwi. Nibuka tutarava mu cyaro kwa mwene wacu tutakunda kusekuza. Twajyaga gutura umutungo waturanyi ko wari uzwiho ko uzisombe neza. Ku bintu ugereranya nawe teta rwose isombe n'umusore ibyo bintu bihura bite kandi bazagufunga akazi kawe. Gusa ngende mukuru bingana iki kuryo nakitwa sukari ko uri. Sukari gusa se? Wowe kuri n'umucyo ahubwo. Sinzi impamvu rwose ngewe utubibona buriya. Uzi ko nanjye ntamwemera kandi ari njye muto. Iki se? Abandi byiza rero burakanya. Uba nawe uzabona uwawe. Sawa igumanire umusore wawe ndeke rwose ntawe nendaga kukwaka. Ndabanza nkuryoshya. Dore iyi ni inteba nkarya ziriya. Finito. Game over.
Yitwa Metisi, twimukiye hano hepfo vuba. Metisi Twakwicarana nta kibazo. nta kibazo. None ari papa wawe cyangwa mama wawe ninde muzungu muri? Well, niko abantu bakunda kunyita. So nanjye kuvuga izina ryanjye bwite ntabwo bikimbangukira. Akabyiniro Fred. Oh, sorry. Hari nabo njya numva bitwa bakazungu. Anyway, njye nitwa Kanyana. Enchanté. Bana na mukuru wanjye hano. Okay. Mubana mwembi gusa? Iyo haba undi mba mbikubwiye nyakubahwa Metisi. Okay. Kaya akazuba kakayagiriza ukuntu. Ikirere kimeze nka kiri utanga imvura uyu munsi ukuntu. Ibi bihe ntabwo ari iby'imvura Metisi. Sinjya mbimenyera. Mbona imvura igwa, izuba rikava. Voilà. Okay. Reka mbe nirambise njyewe rero ndumva ibitotsi bije. Okay. Tego utembi tuzebyo ukuteye ukugenda uvuga useka nibwo nabibona Shakanya. Ndaye n'umusore bwiza ku isi. Muremure, ushinguye. Afite indoro. Mama arabizi ko usigaye wirambagiriza. Kanyana. Gushima si ukurambagiza. Urabizi neza. Kurambagiza ni ugushima wize Ikinyarwanda. Reba mama hari basi ganshimira. Teta. Mama ntahari ariko ndahari. Humura rero. Uzamunyereke nzamugushimira. Sibyo? Mwiza. Gusa nizere ko atari umwana nka wa wundi. Gabanya umunwa. Ibanga bakubwiza ukuri nicyo kibazo cyawe. Mwiza. Mwiza pe. Uvuye mu byawe rega. Niyo spot nanjye nigire kuri chat. Sawa. yarashishoje yarakwitegereje uri igitego utembi tuzebyo ukuteye ukugenda uvuga useka nibwo nabibona Rugamba bitese. Ni byiza ninde ko ntakumenya se sha. Nikose
ubugari batwemereye bwaheze he cyangwa inkoko ntirakura. Kanyana biti igikobwa. Ni byiza. Actually numvaga ijwi ariko simenye ahantu ndi kuryibuka. Ubugari rero ni mwebwe mwabuze. Teta nawe nimero ye ntigicamo, sinzi impamvu, sinzi ikibazo yagize. Teta yahinduye nimero, ahubwo sinzi impamvu atigeze aguha iyo asigaye akoresha. Agahindura nimero ntanambwire. Urumva hari abantu bazi ko n'ijya imutera bwaki. Harya buriya bwakira cyahora? Arari se ngo mubigishe. Ntabwo hari ahantu yagiye kandi ashobora kuzaza ejo, ahubwo nibazaga niba nyine wowe utazi ngo ndebe irungurira nanyishe nyine mbese. Ko ntari ibiryo biryoha bisangiwe se, kandi nkaba ntakunda umuntu ndya rimwe. Urumva iyo ndya ibiryo nkunda ntabwo mpaga cyane iyo ari njye wabyitekeye, mbese nabirinze uko nshaka. So are you coming? twahuriyeho nzarisingiza yapfuye rimwe ararasa. Uwakureba ingano akareba ako kanya rumwe kataranga ubwana ntiyamenya ko ukiri umugezi uruta uw'abahinzi. Utagiye ubw'abusizi bwawe. Ese utasiga n'indabona inganzo? Uzi impamvu benshi bibananira se? Ntayo nzi. Imitwe mu busa. Urumva babona inganzo imitwe yabo ntiyakire ko gusiga bibaho. Imana irabaha ntibuke no gushima ndetse no kurata impano. Gusa umunsi narisha impungi ihora kumera ku kibumbiro cyayo nzaba mbarirwa. Uri intare ukaba n'impunga, uri umuntu ukaba n'umwete, mbese uri byose. Muri byose harimo no kuba umwana. Kuko se wumvisha ndi umwana. Mbega umukobwa ugira amagambo.